Hari igihe ubuzima butuma twumva yuko ibyacu birangiye, tukumva dutsinzwe n'ibibazo, tukumva nta kindi gishoboka, ahubwo tukumva yuko tugomba kubireka, tukumva yuko tugomba kubivamo. Ariko inshuti yanjye, wowe uri gukurikira iyi video, ukuri ni uku nguku. Nta gihe burya kiba gitinze cyangwa kiba kibaye kirekire cyo gutangira bundi bushya. Fata akanya wibuke, ni hehe wigeze kugira inzozi ukazireka kubera ubwoba? Ni igihe kintu cyiza cyari mu mutima wawe ukumva ubivuyemo kubera abandi bagusutse cyangwa bakubwiye ko bidashoboka? Ubu ni wo mwanya wawe wo kwibuka inzozi wari ufite, indoto wigeze kugira, ukibuka yuko izo nzozi zawe zitigeze zipfa, ahubwo zari zisinziriye kandi ziracyategereje ko zisubiza imbaraga. Ubwoba ni kimwe mu bitugira imfungwa. Bukunze kutubwira amagambo ameze nk'aya ngaya akomeretsa cyane, ukumva ubwoba muri wowe buri kukubwira ngo ntuzabishobora, uzaseba imbere y'abandi, ntufite ubushobozi, ubu ntibikwiye, tegereza. Ariko se ninde watubwiye ko tugomba kuba impumyi z'ubwoba? Ninde watubwiye yuko tugomba gutinya ubwoba cyane? Ukuri ni uku nguku. Ubwoba ntabwo ari ukuri, ni igicucu gishyirwa imbere yawe kugira ngo ureke gutera intambwe. Ese wigeze utekereza ko igicucu kidashobora kugukomeretsa? Ni nk'uko nguko ubwoba bumeze. Iyo uhagurutse ugatera intambwe ya mbere, icyo gicucu burya kirashira. Fata urugendo rwawe rwose nk'inzira igizwe n'udutambwe duto. Ntukibaze inzira yose ukomeje kureba, ahubwo tegereza intambwe imwe, utere intambwe imwe gusa uyifashe neza, uyikomeze, aho uyiteye uhakomeze. Iyo ntambwe niyo izakubwira ngo yes, birashoboka. Kandi uko udutambwe dutoya ugenda udufata, niko icyizere kigenda cyiyongera. Kuko ikintu gituma abantu batsinda si uko batagira ubwoba, ahubwo ni uko bagira ubutwari bwo kongera gutera intambwe n'ubwo ubwoba bubari imbere. Ubutwari si ukutagira ubwoba, ubutwari ni ukugira ubwoba ariko ugahitamo gukomeza. Ushobora kuba waratsinzwe mu byahise, ariko ibyo si iherezo. Watsinzwe rimwe, kabiri cyangwa se inshuro nyinshi, ariko buri gutsindwa kwari isomo rigutoza uburyo bwo gutsinda neza. Niba waragize ibihe bikomeye mu muryango, mu kazi cyangwa mu rukundo, ntibisobanura ko ubuzima bwawe bugomba kugumaho. Oya, gutangira bushya ni impano y'Imana yo kukubwira ko hari indi nzira. Ntugapfobye imbaraga ziri muri wowe. Nibyo wanyuze mu ntambara nyinshi, ariko uracyariho, uracyari muzima, uracyahumeka. Ibyo ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko ufite imbaraga zidasanzwe. None se ni iki cyakujya imbere kikakwitambika uyu munsi? Ubwoba ntabwo bibukwiriye pe. Tekereza ibi. Uyu munsi ushobora gufata icyemezo cyo kongera gutangira. Uyu munsi ushobora guhitamo kudasubira inyuma. Uyu munsi ushobora gutangira urugendo rushya rujyana ku nzozi zawe, cyangwa se rukujyana ku nzozi zawe. Nta kintu kizatuma bikunda keretse intambwe yawe ya mbere uzatera, keretse intambwe ya mbere ugiye gutera uyu munsi. Fata intego ntoya, tangira kuyikoraho utuntu dutoya, komeza. Niyo byagenda gahoro, tera intambwe, wongere utere indi, ukomeze iyo ntambwe, kuko ejo hazaza hashya ntabwo hubakira ku gikorwa gito cy'uyu munsi. Ubuzima bwawe ni impano, ntukayitange ku bwoba.
gutangira bushya ni urugero rw'ubutwari. Gutsinda ubwoba ni intsinzi ya mbere mu rugendo rwawe. Wibuke ko nta wundi muntu uzaguha icyizere kirenze icyo wiha wowe ubwawe, cyangwa se kirenze icyo wiyemeje kujya wigirira. Wibuke ko intambwe ntoya ari intangiriro y'urugendo runini. Wibuke ko hari byinshi bigutegereje imbere, ariko byose bitangira nk'icyemezo cyawe cyo kuvuga ngo ndahaguruka, ndongera gutangira, kandi ndatsinda ubwoba. Kubaho ni urugendo, ariko gutangira bushya, gutsinda ubwoba no kwiyizera nibyo bituma urugendo rwawe ruba intsinzi. Tangira none, niyo byaba bigoye, niyo waba wumva ufite ubwoba, tangira kuko ariho imbaraga zawe za nyazo ziri. Ndagushimiye we tugereranye kuri uyu musozo w'iyi video. Niba wayikunze, ukaba wumva iyi video hari ikikumariye, ukaba wumva hari izindi mbaraga ikugaruriye, kanda like, ukande subscribe. Numara gukanda subscribe, ukore share, usharinge ku nshuti zawe. Iyi ni DAC TV, Daily Advice by Claude TV. Ndabakunda. Ciao ciao. Your brother from another mother.